Yes, season ya kabiri, episode ya mbere, action. Ndashaka ibisobanuro bihagije kandi binumvikana byerekeranye na cyo ako kakuntu wagakuye. Nakosa sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga ahubwo wakoga kuba ugafite umuti sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga. Mama witwaga aramarira anyicira mu maso Sinikomeza action. nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa uri umukobwa wa Mutoni? sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga. hanyuma ako gakomo gafite gute? bivuze ngo papa wanjye nawe amazi niba utari papa wanjye ubwo wishe papa wanjye. ntabwo mwishe. Tony, bivuze ngo uri papa wanjye? yego. Sinikomeza utaravuga kwa mugashamba. Sinikomeza action. bivuze ngo uyu ni papa wacu yatubwira. Still rolling, ni papa wacu. bivuze ngo uyu ni papa wacu mama yatubwira. nawe si umwana wanjye? Code episode ya kabiri, action.
byanshatse ubu nzabyara njya kubanza njyanye umusozi urimo reka mwereke inama bwira papa wawe bumukira bwira papa wawe ntabwo uriya mugabo w'umuzi none wabimenye yanyica uri kuruka umugabo ari papa wawe shabyewe ibyo kumumura papa wanjye ndabizi kuko ari papa wanjye ntabwo nakubwira ese kuki utabimubwira wamwegera arumvikana mu buryo bw'urukundo kuki utamwegera wakoze ikintu urakigerageza cyane ariko wagikoze mbese wumva nyine wowe ni imatirite yawe ugiye kubyara na gusaza kuki utamenya ngo wegere papa wawe umubwire ukuri Rolling ikomeza kuri episode ya 2 action jya wibuka ko ari papa wacu atwumva kuki utagenda kumubwira atansobe urabimenye ko ari papa wanjye nanjye ni wamusize urahazi rega nanjye ni papa byicaye mu mutwe umenye ko ari papa wanjye nanjye ni papa kuko yaramfashije umufashije n'ibikiza ese ibyo yagufashamo byose umenye ko ari papa wanjye ngewe anyicira mu maso nakosa ugiye n'ibyo yadukoreye urabizi ko aba yarabashakiye umugeni ikomeza action umenye ko uri ari papa wanjye papa wahanze aramarira ibyo yadukoreye anyicira mu maso nakosa nanjye ni papa rero kandi icyo wakora cyose watekereza kandi watekereza kabiri ugomba gushyira ubwenge ku gihe ukamwegera kuko ni papa aratwumva bikavamo nijyo babara tubwira byose ibanga ryahise riracyambaga njyayo mva hanze bakumara iki isanga ko nabonye papa agomba kuba ahangaha nabonye papa agomba kuba ndajyayo yesu uranjyana cut record Yes. episode ya 11 mama Grace amenya ko Olive atwite kamera yagume ihagaze shake action ariko nijyo babara ibanga niko ari mukobwa ko cut nshiraho wiruka scene ikomeza action niko ari mukobwa ko nshiraho wirukanka nkaba nsanze uruka ibi ni ibiki ni agasirimu nagiye ibyo ndetse biraba atari byo ntacyo uratwite njyewe rwita Uratwite? ntabwo rwite mama none uri kurutwa n'iki nimba udatwite ibi ni ibiki ni ibiryo naraye ndiye nyine numvaga kugana tumeze neza wariye ibiryo tutariye ko twe tutameze nabi mu nda byanguye nabi nuko numvaga nabyo kumwe numva birabe byuya kamera record Yes. scene ikomeza action birabe byuya ntibiba amaraso mama nta nukuri ntabwo rwite nuko ndwaye ba umeze umunsi kumwe muri hano kandi no mushaka uryo mu gitero kamera record scene Yes. ikomeza action ima umeze gute se kumwe muri hagaze hano se do anciyeho yiruka nsanze arimo ruka ararwaye arwaye malariya umere nabi dore mvere kumugurira imiti si byise si gutabwiye mu makuru urwaye malariya wowe nagize ngo aratwite ugize ngo aratwite ubu nicyo cyari kiyi kadama afite n'umuriro maze umukoro wumva umuriro uramwishe nta kigendere reka ibintu nsigare mbyitaho nta kibazo sanga wabikurikirana ndabikurikirana wayibonye wayibonye mama yaramfashije uburyo bwa ubundi urutsinda tukayikuramo gusa tukayikuramo ntabwo nkuramo ibiki wagiye wumva mubwire Olive mubwire ntabwo muzi ngo gukuramo inda ni ugupfa nakumvise icyo kuzenguza tukigumira ahangaha urashaka gusubira mwa kiriya cyane ako Olive murebe ushaka kumururira niba ushaka kumurira umva nkubwire keve ubwire imyenge inda yanjye nawe
ntabwo ari ikigori kimwe ni ibigori bine ngo rero azayipfumbuzamo n'insara kandi niwumva atabimenye se wowe ureka mbabarira umfashe wumve nyine ko kubwira shamurede kunjagaraza nese urashaka ko dutaha urimva imbere barumva imbere mwese mwagize muze munsanga kandi urusiga mfungana umutwe si ushaka kumenyera uri si wowe ushaka kunjagaraza si wowe ushaka ushaka kumenyera azambona icyo ndicyo azambona icyo cyuma nzaba narakaye hariza bikanga jumbamo icyuma yindi kavamo abyita imikino nawe ntabwo agakwiye gukoresha ubwo buryo tuzica ikinga cyazagenda bizakorera uteze ingaruka maze mbabarira ubyemere usubira gusubira muri kiriya cyaro kamera record Yes. scene ya kabiri kuri episode ya kabiri kuri season 2 action Grace mwana wanjye usubira shari kuri wanjye kubinira kubuza mu cyumba urahanga sende komeza action Grace mwana wanjye nani wakubuza mu cyumba kumbura ese kuri shari mbabarira nta kintu ushaka kubera iki mbwira Chwa kumenya iki polisi se wumva uzakomeza kumvisha ko ndi ikinyendaro muri mama ndi iki muri urugo nimba nari ikinyendaro ntabwo uri ikinyendaro ndi iki se umwana wanjye umwana utagira se umwana ubana n'undi mugabo azi ngo ni isi kugeza akivuka yibona ari mukuru akamara n'undi mugabo shari nanjye ndi gushaka ubuzima kandi gushaka ubuzima mama washaka ubuzima ntabwo wabimbwira shari ese wanjye wumvaga nazakumva kugeza aho umenye ko umugabo niyirwaga nitazasha mwitetesha mwipfusha shari narinjiraga wowe nanjye umutari kurwanya nta nubwo nzi ko ese ubwo yabimenye wiyumvaga gute muri wowe ubona niyirwa nikuboka umugabo utarambyara shari nari nzi ko nzabikora nyine wiyumvaga gute muri wowe wumvaga umeze ute niyirwa mpamagara papa uzi ko uwo mpamagara baranyumvire nabikoreye wowe nanjye habe natatu nagura umuzengiza mama ni inyamaswa ntabwo ndi inyamaswa Mumurangiye. wanjye mbabarira reka ngusobanurire mambwiza kuba nkunda ariko mbwiza namenye uburyo nitwara igihe cyaje kitaragera mwana wanjye nangaga guhinduka mukagarukira ku myaka ingana maze nangaga kuhinduka muri uru rugo kandi nashaka kuguma kumva ko nari mu rugo amaherezo se kunabivuga ntabwo wari aribyo buzabibwira nahisemo ntarongozi wari buzabibwira bari buzakubwira kandi nagushakiraga ibyiza byaba ari byiza akabaye igikomere n'iyi sinzi ko nzapfa nikugira mama wikomezane kunkoraho wimfatanya mama n'abandi nkura mwana wanjye byibura wowe nyumva kuri amaraso yanjye Nirwe nikuba kuri muzoni kandi musaza wanjye nta kintu mfana nawe neza gusomukana nkamwambarira imbere ngakora ibyo nishakiye nkamusuzumira kandi ari umwana mukuru nirwe nitwara nabi numva ndi umwana mukuru kandi ndi ikinyendaro mama ubizi neza ko ndi ikinyendaro nta datagira mama mva Nakosa kuhira musaza wanjye nakosa nzi ngo ni musaza wanjye kandi nta kintu mfana nawe haramarira anyicira mu maso nakosa cut ya mbere season 2 yego mushiro ni sawa utumariza kamera record Yes.
Kamera record scene ya gatatu episode ya mbere season 2 action. ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikose ariko nijyo babara Nindikura ahantu bisobanura. ibanga Umuntu wese ushobora kwibwira ashobora kumbona ko nasaze kandi undi bwongeye gusa. Ndumujye no kwiyahura man. Gusa byageze gute man? sinjye Ni ikibazo cyari wabikose amukumbuye. Kandi ndabona kabisa ariko nijyo babara Tekereza ko ibanga ryahise riracyambaga umukozi wanyu wateye inda. yiko man. Are you sure? Still rolling telephone. Kamera record scene ikomeza action. Uyu nguyu mu rugo. Uyu mukozi wanyu Yego. ni mushiki wawe. Muvukana mu ndimi kwa byeyi bombi. nakosa nakose Man, ushaka urimo kumbeshya. nakosa nakose Ushaka urimo kumbeshya. Ikintu cyose bigize ibintu biri brad. Reka n'ibintu bitumvikana man. Man, ndimo ndakubwira ngo uriva ni mushiki wanjye tuvukana. Muvukana kwa byeyi bombi. Kuri papa man. Kuri papa wawe gusa. Ukaba waramuteye inda. nakose Bro, nakosa nakose Ubu ndi kwibaza uburyo ndi no kumubwira ngo ndayikuremo bikanga nawe nakubwira ngo umfashe ukizana ibintu byambaye nagiye ngindira mu tsiva ngo byagenda gute uratekereza ko papa aramutse amenye ko nateye mushiki wanjye na papa yabaho gute yabyumva gute man shaka ufite rezo yo kuyikuramo. Ufite rezo. Yebe ufite rezo. Ariko biragoye hose. ariko nijyo Ntabwo byumvikana bro. Ntabwo byumvikana. James ngiye gusa kuko ngiye gusa ngiye Ntabwo gutanga hano ufite mizini. premier hindi ko ari gukuramo inda nakineye ndi Ese undi family byageze bite? babikose Ndi gutanga rero mbwiye ko udashobora gucakira mu gukuramo inda ngo umuntu apfuye ngo byaba ikibazo none utekereza kumva ko nateye mushiki wanjye ibyo numva muri family nazagenda inda gute ubuze igihe ngo imbere ya family ngavuga ngo ndi umuhungu muri family n'ushaka no guhagarara bro byo nurabyumva Ubu ntangiye kubyumva man. Ubu nibwo ntangiye kumva uburemere ibyo bintu bafite. Oliva mushiki wawe. Inda. anyicira mu maso Mani ndakomerewe sinzi impamvu udafata ikibazo cyane mu mvugo ugomba kukigira icyawe mani none basi Uriya. bikuraho amafaranga ko byiza wishyura bikora n'inshuti yanjye Uriya nasaga n'utabishaka kubera risike n'imboga zirimo ariko hajemo ko mushiki wawe se ntabwo umwana mushiki wawe yavuka. Nusu urumva yazajuka yitwa yabari nabandi se nabandi nyirarume nabandi iki muri make mbona uri ku umwana yazaye yagorana ntabwo yavuka ngomba gushaka uburyo bikoramo kuko ufata nk'umuvandimwe kive mufata nk'umuvandimwe wanjye ntabwo natumye no kwisi kuba pingorere vuba ari patarabini ndabikora ndoro bingorere bro ngiye kubikora kandi ntabwo ndi butinde kubikora ngiye kubikora kabisa. ikibazo byose ari njye bibaho mwana ninjye umuntu wavukiye byibuze kuruha mbimenye oya humura amahano humura amahano ibi ni kese yaba kuri buri muntu wese kabisa anybody umve ko iki kintu byanga biza kugikoraho bingorere kandi kabisa bingorere vuba ntabwo n'umwana mushiki we yakumara ndaho ngaho nanjye ntacyo naba nkumarira ntacyo naba nkumarira kandi byumve gutyo ndaza kuri ikintu nkora. aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose kuri kurira wabaye iki aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose sibyo nakubwiraga turimo nkubwira wakwemera yabwira bari kukubwira itiko asubira ariko
tekereza nk'umuntu mukuru ndabivuga kuri njyewe reba wabyariye nk'uru rugo wabyaye n'umusaza wawe wakumvise ibintu bakubwira indi kavamo ushobora kubwira umwana w'ikigo ariko nibyo babara aza muri ari muzima gute so warabyanye n'umuntu ubu ushaka kujya ugenda mu nzira urukumva binyoroheye nimba bitakoroheye se nimba bitakoroheye wabikora ariko nibyo babara nyine ubwo uri kumva iyo mentalite yawe iri mu mutwe uri kugenda mu nzira urimo uratembera hepfo ufite umwana w'ikigogi ugenda ufite ibimyira utuzuye mu mutwe ndetse ntabwo uzi ko umuntu abyanye na musaza we babyara ikigogi watanze amahoro ukabyemera inda ikavamo ukareba ibintu bitakumuranye urugo rukagenda neza ubu ngubu uzakomeza uba ikibazo muri uyu muryango action ubu ngubu uzakomeza uba ikibazo muri uyu muryango aha ngaho rero papa nabimenya biragenda ngufashije wakumva ibintu ariko kubwira kefe nanjye kubwira ndi kukubwira ukoroshya ibibazo ukemera indikafa ndakwinginze nka musaza wawe ntunyemerere ntabwo wapfa wigira ubwoba ntabwo wapfa upfishwa se kubera iki baba babibakoreye nabi ubona muri uyu muryango ufite amafaranga ngugu tuzajya ahantu bakakora nabi kuko nta handi hantu nyine bifite uko twajya neza wowe tutumva ibintu bakubwira ingivemo ibintu bigende neza amahoro aboneka mu muryango natwe tujye turyame babasisha gusubira mu cyaro musaza ndabizi ndi muto kuri wowe ariko igitekerezo ndi kukubwira nicyo Keva akubwira icyumvireho ntabyo kuba ubitekerezaho utekereza aka kanya umubwira ati njye nabyemereye bari Kati Yes. Scene ya 5 episode ya mbere season 2 ready action nikomeza action anyicira mu maso nakosa shiri uriya sinjye wabikoze nta kintu ufite se ariko nijyo babara uvuga ko kiri ibanga nzi ko abana bakubonye riracyambaga bwira abo bana bose bazanga sinjye umuntu uzi wabikoze anagera ukuntu atanze amafaranga muri uyu ariko wese ndashaka nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga classe please ndakubwiye ngo genda ubaza narose mvuge ngo sinjye bahamagare wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga genzi bite ko muri tukuye mu cyumba nise ni gutera waretse kugenda wanitunga wamvuyeho ndakuvuna anyicira mu maso nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa Kati Yes. scene ikomeza action kura amajevu ariko yambaye agakomo kawe ubuzwe yambaye agakomo kawe yerekana se ndakubwiye ngo uri kuba mwana jyaga ku mukanya ndagafite turi kumvikana
ikindi kintu cya kabiri hagira umuntu n'umwe uko muri aha ngaha mwese usongera kugira ikintu akora ku mwana cye umwana wawe nanjye ndi hano sinjye wabikoze tais-toi ariko haje muri ushaka babara ibanga ryahise biracyambaga twari dufashe kuri Olive ntabwo ari Grace dufashe nibwira ko muzi kureba kundusha aramarira anyicira mu maso nakosa nakose aramarira anyicira mu maso ndagusaba ngo nakosa tumenyanye sinjye wabikoze ariko nibyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nibyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nibyo babara Mama Grace ibanga ryahise riracyambaga okay ndivuge aramarira anyicira mu maso nakosa utegereje uhuye munsi aramarira warutegereje iki gikorwa anyicira mu maso Grace atari umwana wanjye nakosa tais-toi sinjye wabikoze ariko nibyo babara imyaka yose tubaye ibanga ryahise riracyambaga waracecetse twese waraduhinduye ibigori sinjye wabikoze ariko nibyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nibyo babara ibanga ryahise riracyambaga ibyo mukora byose kuva kuri uyu munsi uyu nguyu ntakiri umukozi wo mu rugo nk'uko mwari mubizi aramarira n'amaraso yanjye anyicira mu noneho ikindi gikurikiyeho Mama Grace nta kindi kintu wahishe utarambwira ngo ukingure aka kanya aramarira anyicira mu maso ndasubiramo bwa kabiri nakosa Mama Grace nta kindi kintu wahishe utatubwiye ngo ukitubwira aka kanya sinjye wabikoze ese ubundi karanyumvise ariko nibyo babara kuri episode ya kabiri season 2 action riracyambaga sinjye wabikoze ariko nibyo babara ibanga ryahise
ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nicyo babara ibanga ryahise riracyambaga urumva uri kubifiriza aramarira anyicira mu maso nakosa nakose yega niyo turi kuvuga aramarira anyicira mu ubu maso utangiye gutekereza ibintu byose uzajya umerera nakosa muri ubugome nakosa umurapeshe rimwe ku muhanda bitari ngombwa sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga yumva sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga se buriya ni ikibazo kuri wowe riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara tugiye kwitirana ibanga ryahise riracyambaga umwana wambaye akoreka mu bazinga yerega ntabwo umeze nkawe aramarira anyicira mu maso nakosa nakose ugomba kunyura umwanya waba urimo aramarira none se anyicira mu maso nakosa ubu dadi yaba abizi neza nakosa musaza wawe tuvuga ke sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga kwa Kayumba sinjye Kayumba akaba ari papa wabikoze ariko nijyo babara Nikomeza, ready, action. ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga Kayumba ameze neza Cut. yes Sene kane season 2 episode ya kabiri, ready, action. mu maso nakosa Kevin? Kevin? aramarira anyicira mu maso nakosa sinjye wabikoze ariko nijyo babara mbabare ku makosa yose nakoze n'ibyo nakoze byose ryahise njye ntabwo nari nzi ko uri venushi cyanjye ntabwo rwose njye nari mbizi papa sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga Okay. sinjye wabikoze Bien, bien, c'est bon.
ariko n'ibyo babara ibanga ryahise riracyambaga. nta miruho wahuye nayo nyine wavutse usanga ibintu bihari ugendamo gahoro gahoro uzagenda umenya ubwenge buhagije, ariko kuri aka kanya aramarira tuganire nk'abantu anyicira mu maso, nakosa nakose njye bari kuvuga ntabwo ari bari kuvuga nakosa nakose aramarira anyicira mu maso, yitwaga nakosa nakose nakosa nakose sinjye wabikoze ahantu hamwe mubona buryo ariko n'ibyo babara ubura buri munsi ibanga ryahise riracyambaga. akambwa ngo kugira ngo arebe ko mwubaha sinjye wabikoze ariko n'ibyo babara ambwira ati kugira ngo umenye kunyubaha ntamwe riracyambaga. uzajya wambara kano gakombe sinjye njyewe nabifashe n'ibintu by'imikino by'iki, ariko fera muzike iminsi igenda ishira ngiye mbona ko hari umuntu hano n'undi gihango, ariko we yatateguye neza ko icyo kintu ari igihango. Ukubagana bibaho, twarakubaganye mbere akunza kuhava nyine mva mu giturage ndagenda njya gushaka ubuzima, aboneka ko rero ntabwo nari nzi ko muri uku gukubagana anyicira mu maso, nakosa nakose rimwe na rimwe nanjye naramureba ntabwo ariko iyi shusho ndi kubona ko mbona nsa nk'ahandi hantu nyizi ntibinzemo neza simenye ibintu biteye asa anyicira mu maso, nakosa nakose nakosa nakose urabyemera ngo barasisura muzi ikindi kubikubwira ko ngiye muzi wabikoze ariko n'ibyo babara ibanga ryahise riracyambaga. satani akomeza kungendaho ntagira ubwo wenda nkora amahano nkaryamana n'umwana wanjye n'ibyo babara cyari kuzavugwa ryahise riracyambaga. ibaze rero nawe iyo wibeshya sinjye ukaryamana nawe kandi ari mushiki wawe, ibaze ayo mahano twari kuzagenda njye kuba nyine ndakuvuga ni iyo twibeshya riracyambaga. na satani ntabwo bizatubabarira. aramarira anyicira mu maso, nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso, nakosa nakose nakosa nakose. Sene ya gatanu episode ya kabiri season ya kabiri. Ready action. n'ibyo babara ibanga ryahise riracyambaga. sinjye wabikoze ariko n'ibyo babara ibanga ryahise riracyambaga. sinjye wabikoze ariko n'ibyo babara nakoze amakosa ibanga ryahise riracyambaga. Sene komeza. Ready action. uri nuko ntabwo ibi byose nari mbizi
uretse ko bizagira aramarira anyicira mu maso nakosa nakoze aramarira anyicira mu maso nakosa gusa bari dukora iki basi sinjye wabikoze ibintu papa atabimenya ariko nijyo babara zigize ikiremenya ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga bagiye camera record Yes. camera record send ikomeza ready action ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga Urabyibuka. urinda byibuka ariko byagenda kose dushaka uburyo umwana avamo ibyo bintu bituma urugo rugira amahoro anyicira mu dukore uko dushoboye basi dukore nakoze Erega. aramarira anyicira mu maso nakoze episode ya gatatu sene ya mbere season ya kabiri ready action nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga imbabazi sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga okay hagariwe n'ukuntu handikira sinjye wabikoze mbwira ariko Kandi nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga bana ku gatambaro mu maso uri kumpisha iki Nukuri ntacyo. Nta kintu turi kugurisha. aramarira anyicira mu Nase mubwira ko nta maso matwi ngira? nibwira ko nta matwi ngira nakoze papa wumvishe iki Sure. byose aramarira mwese hari ibyo wavuze anyicira mu maso nimunsobanurire ni ibiki icyo nshaka kumenya hagati yawe nakoze papa nyine mwari kumusaba imbabazi imbabazi z'iki wabikoze Urumva? njye hari uburyo batamwitwaraho neza nijyo babara rero ni mushiki wanjye kugira ngo tubane neza bagomba kumusaba imbabazi kugira ngo nimba n'ikibazo cyabayemo yumve ko undi musaza we wo kwizerwa nta kibazo mba kugirana nawe sinjye wabikoze si byo biri ariko rero usanga umeze kuri ndi kumusaba nyine imbabazi mubwira ngo mushiki wanjye mbabarira aho nakosheje nemeje kumenya ko uri mushiki wanjye nimba ari nawe nakosheje mbabarirwa sinzongera rero mbonye arize gusa tumeze kuri ariko nijyo babara uri sibyo ibanga ryahise Rero. riracyambaga nk'ingero ebyiri z'ahatitwaye neza aramarira anyicira mu maso
nakosa nakose navuze wabyumvise nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga wamushiguraga ibyo mbona ubikora sinjye wabikoze n'umunsi n'umwe rero nagura nakirida we hano ariko nijyo babara ibanga ryahise yarabifashe se kutazi kubushaka sinjye wabikoze ujya gupanika usa n'amagambo menshi cyane nijyo babara ibanga ryahise icyo ni kimwe riracyambaga wari icya kabiri ni umunsi yari ndi guteka baraza arambwira ngo kubera iki mba natinze guhisha ngo ntabwo ngo bamwembe amafaranga nyine ariko aramarira anyicira mu maso niwo uba wabihashye nakosa si kuri gaze ateka kuki utagenda ngo ubyitekere nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa ubuse noneho bizagenda reka nakosa sinjye wabikoze ariko Ready? Action. ibanga ngambwira icyaka ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara Scene ya kabiri. Kamagara. Scene ya kabiri kuri episode ya gatatu kuri season 2. Action. ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga n'ubundi akibuza impamvu udashaka kwishyura ko twakoze neza ko ibyo dusaba tubikora tumaze kugera mu mezi 3 yose anyicira mu maso nakosa n'umwaka wa kabiri aramarira anyicira muri iyo mu minsi maso igera kuri 700 twakoranye nakosa 700 hafi 800 nakosa kabiri kangahe sinjye bundi wabikoze wowe wigeze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga ubuse ngenge mbarige mwagiye munyerereza n'abatumye kuri misiyo mukayica rimwe na rimwe ikabananira harubwo nigeze mbakata sinabihorera ibanga ryahise riracyambaga ugeze no mpamagara mu izina sinjye wabikoze mubahunyo ba ariko nijyo babara ibanga bose ryahise ni umuntu guhemba riracyambaga bose ni umuntu kubahira umurimo ukora bose uranengwa nk'ihangana ariko wibuke ko dufitanye amabanga akomeye kandi ubashe kuyashyira hamwe ayo base yewe na bizinesi yawe yasubira inyuma nakosa urebe urwo rutugu rwawe aramarira yagize urabuze kundusha
na rimwe ntushobora kuzakura ngo usumbe iryo josi ryawe. Reka intare mu ishyamba kandi intare buri gihe niyo ihora iyoboye. Nta munsi n'umwe intare izajya munsi y'indi, nta munsi n'umwe intare izajya munsi y'impyisi. ubwo hagatanga ngo mufite n'icyo Kayumba reka mubwire ibi bintu ntibyari ngombwa kubivuga ariko ndabivuga. intare yapfuye yitwa Nsazi ntabwo ese umuhungu wawe yaba azi ko ari wowe wishe Kayitesi? Cut. Episode ya gatatu, scene ya gatatu, season ya kabiri. Ready? Action. Tano murugo kwa mama na papa. ariko bacana ndateganya ko aramarira anyicira mu maso tuse mpaka ngo nubake ngiya papa nakosa nzisi ngomba kubaka irenze nakosa naguzishimira kubona ugeze mu nzu n'utingiye aramarira anyicira mu maso nakosa tumaze kumenya ibintu by'amadeti tujya gusangira sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga ndabikeneye umuntu akamenya naho sinjye wabikoze ariko nijyo babara lakini kidasanzwe abona ko twe duciyeho riracyambaga none mwereko n'ibifite n'ibinini by'abisuku bindi ndabona sinjye wabikoze ariko nijyo babara ryahise riracyambaga byashaka ko tutaduhumukana buriya urumva iyo hashize igihe kinini no kubona cyangwa niba naho bayimushye aramarira anyicira mu maso nakosa handitse bite nakosa ndashaka kubona ndashaka aramarira anyicira mu maso nakosa sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga Scene ikomeza muganira. Action. sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga nayo idashyitse aka kanya itangiye kunca inyuma sinjye wabikoze ariko nijyo babara ndicara ariko bansobanura iminsi itageze kuri ngahe wowe cyakoze ushiruka ubute we Cut. Scene ikomeza. Ready? Action. harya ngo urashaka nicare tumwe wicare nyine usumuza amagara hejuru gerayo mukobwa egerayo ariko aramarira anyicira mu maso nakosa si kubona ndi ikigoryi noneho ugeze ku rwego uri kundeba ukambonamo ikigoryi yego
none ubu iyi mukozi tubwite gake ubona ari ibizima bishakira izina wowe ubona ko bikwiye izina filime se bayita ariko nijyo babara ibanga mubaze agusubize nanjye numvireho chef sinjye wabikoze ariko subiza uri kukubaza ngewe wimbaza subiza umuntu uri kukubaza musubize kandi nanjye nbyumve si uri muzahe we umuntu ungana nawe utazi gufata umwanzuro chef Theo wavuze gake mva twumvikane kubahane kubahane umusukuru kwa mubandishe wanjye ayishura hanyuma ngeze iki uri iki nsubize icyo ndi cyo kuri wowe ese Sonia njyana ntizizo dukundana njyana twize dukundana ya ku buryo uza kunyura byiza nkandi kumwe na sheri wanjye kudutondagera byiza gutyo ati none uri kuze kudutondagera kugeza ryari mbatondetse ariko n'ubundi keve nta mpamvu yo kugumya duta umwanya dutiki n'ubundi kintu nashakaga ari kimwe nta kindi wari ukwiye kumara kuri njye ko ngaho gumana n'iyo habara ryawe mwishimye kane episode ni ya gatatu season ya kabiri ready action mbabarira ndagusabye keve amazina yanjye ntayazi hamagara amazina yanjye ibintu bya baby ibintu bya ntazi amazina ntazi ukuntu ameze wihagaritse ntukavanga urifata ukamvanga n'ibibonetse byose ngo ufite amashiri umukobwa uriya mwana w'umukobwa ari kunsuzugura njyewe ariko wanyumva ntabwo kuboneza mu ndara nta nubwo ureba ibintu ngo uvuge ibi bintu ntabwo ngomba kubigereranya uzi icyizere icyo ari cyo so umusore dukubitanye icyumweru kimwe ko twakubitaniye muri movie night turakundanye kubera amagambo ye kubera indoro yiwe ari kugaragara nk'umuntu innocent ndamukunze for the first time nyinjira mu nzu y'iwanyu bakwinjiriyeho n'amagambo menshi n'umukobwa utagira discipline ibintu bitamesheje agaciro ibintu biri so cheap hanyuma njye ukifata ukamfatanya nabyo hanyuma ngo nkwize ndakwizera se nicyo gizera wamwana ikosa ryarabaye for sure ndemera ko nakoze ikosa ariko n'utuntu dutoya nta kintu kiri cyahitanye uretse iki kintu yagushakaga urumva kari agakobwa ujya gutuka kari agakobwa please bituka kari agakobwa kuko icyo kagushaka karakibonye so bivuge ngo ntabwo ari agakobwa ari mana y'isinijo ari mu macuwa urifata ujya gutuka umuntu akubwira ngo icyo ushaka narakibonye ngo ni kari agakobwa mwanzo mwubahe kwanza fast ikintu cya mbere yagushakaga ni iki mbabara sinongeye gusura mu bwa kabiri ikintu yagushakaga ni iki umukobwa ashaka kuryamana nawe ariko ntabyabaye seriously baby trust me ntabyabaye bro uzi ikintu cya mbere nanga n'umuntu ukina n'umutwe wanjye fast uzi ikintu cyo cya mbere uba wakoze wafashe umutwe wanjye ugira watermelon icya kabiri gikurikira urukona nta bwenge mfite icya gatatu wafashe amashuri nize ufata n'ubuzima mbayemo byose urabicikisha uri kubona mfite ubwenge bucyamana umukobwa yakwibwiriye ngo icyo nagushakaga nakibonye hanyuma umukobwa yashaka kumujyamana ngo kandi nta byabaye hanyuma se umukobwa ameze uramwana ko umukobwa nabonye kiri mutoya niyo mpamvu akuri kwanga ashaka kumujyamana buriya bugambo bwose bavuze ko yadusanga ni ukuri kw'Imana nta kindi kintu cyatari kiri hagati yanjye nawe byatewe nuko yasanze turi kumwe njye nawe buriya yibutse ko nta kintu yigeze nkorana nawe avuga buriya bugambo ashaka guteranya gusa nta kindi kintu rwose nakubwira njye n'ikibazo ayuma
uruzuye. Hemi ufite ikihe kibazo? Na kuko sinibariza ukuntu ushobora gutereta umukobwa icyumweru kitararangira hakinjira n'undi. Ushobora kuba ufite ikibazo. Manza wige kugira ubwenge, sinzongere kubona kuri yawe utaragira ubwenge. Please baby waza kugusobanurira. Yes camera record. Yes. Scene ya 5 kuri episode ya 3 muri season 2 action. Nakosa Still looking the one. Ready? Action. Action. Nakosa ngeze kuguhamagara nakosa mbabarira wanshakiye umuntu sinjye wabikoze ndakwinginze pe ariko nijyo babara basi niba n'ikibazo cy'amafaranga ndayashaka ibanga ryahise ndabizi ugiye kunyarwa ntabwo ikimana wanjye ikigo cyose gifite ikihe kibazo ndashaka kukubwira ibiki se Camera recording. Yes. Irunga garuka yinjira action. agashubiteze bize neza wari oya wari ndabizi nicyo ukunda umeze neza gusa aka gatambaro rero ugiye kakambya mu mutwe rwose biti anyicira mu maso ibyiza rero nta muntu yagushakira nakoze umeze neza aramarira anyicira mu maso biteze kugira ubupfukamunwa abana ikihe kibazo kuri icyo kibazo mbwira nakoze ntabwo se bigeze unkorera sinjye ntabwo wabikoze sibyo ariko nijyo babara ibanga ubwire Stephen asohoke cyangwa riracyambaga sinjye Papa muze mutabaye kiveri kwiyahura. Stephen bakunda urasano yone nikanze man nikukiba ndikanze send komeza. Yes. Camera record. Yes. Action. sinjye wabikoze Wino kiveri kwiyahura wino utabaye. Stephen vai recording. Yes. Send komeza action. Papa kiveri kwiyahura mutabaye. kuhumeka wakayagusura anyicira mu Papa, maso Papa kureba Kevin. Kevin yapfuye. Kevin ntabwo wanzi. Kevin. 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 Ese abaye iki? Kevin. Nari nje kumutira mbaye n'itsanga fani. Musatse bike mu cyumba. ni ibinini yankorera ese n'ubwo ntibona ko ari ibinini Kevin kuchibiyuyu. Kevin. ariko nijyo babara Kevin byarangiye. umura ariko nawe ukomeza kumushoboka alo oui riracyambaga kwa muganga
neza yagize ikibazo ashobora kuba yashatse kwiyahura ko gafite intebe ku ruhande n'ibyo byose ziba mu kigera mu kashusho mu bibazo Jambo si ubwoba shamusa. Seni komeza. Action. Ako ukomeza no kumucunga. aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose ariko mureke no kumucunga nakosa nakose kwa tuzi doze ya muri kuningana twebwe dushobora kujya kumuha ibindi bintu ugasanga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga urumva wamvuga kansiga aramarira papa papa nakosa nakose Action. nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose mbwa ngo mwenda kwagira bimeze gute kwe nje mfite ikibazo rega mu papa papa do papa yes na ikipangu nakibabwiye bihagije kabisa still rolling injury. Seni komeza. Komeza oya yarari Seni komeza. Mubona shamusa. Seni komeza. Ready twagiye. Action. no igipangu nakibabwiye sima muri kuba mwayobye ni ku muhanda wa kabiri dore urupapuro yari afite mu ntoki dadi umva nta kibazo muhite muhagera vuba akusubona prakanye mu maruguti cyangwa no imodoka erega mama nawe yakagombye kuba hari urupapuro uvuze dore ngururi uruvanye neza ni rwari afite mu ntoki Kati. mama yakagombye kuba ari hano nawe kuri aka kari ikihutirwa no kubona umwana kwa muganga ambura kubyumva neza ngo yari buzire araza ariko kuri aka kanya cyitwa no kwa ambulance igera so ndi byo papuro kuvuga ni ko dore nagiye hari nakosa nakose aramarira Cut. Episode ya 4 kuri season 2. Action. nakosa nakose nakosa nakose sinjye wabikoze Scene ya mbere kuri episode ya 4 season ya 2. Action. ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko Girina Za camera record. Action. ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga
ryahise riracyambaga Okay. aramarira anyicira mu maso nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa Camera record. Action. sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara nimba wemera ko mubyara ibanga ryahise riracyambaga siko icyo kumaze ibibazo byose sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga mama we yavuye anagiye ku isoko urana umuntu ku isaha ntagaruka mbere yatinze gutaha anyicira mu maso nakoze mbese nimba itariho nyine wagira ngo tubigenze kubera umuriro wamushira urabizi ko akunda kunegisha ibintu byose ashobora kuvana hano hasigaye mu icumi akagenda so nyine tubigenze ahubwo wowe hafi kugira ngo ubwo wanamwishyura taxi wakwizera yawe wageze nakoze sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga none se mugihe atabimenye bagira ngo mugendere tubisubize inyuma kugira ngo akunda bimenye ujye mumenya gukura mu mutwe nimba ikibazo kije mumenye uburyo mukigo kivamo mutiriwe mujya mu kujagarara mu bindi bintu nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga Okay. Nakoze cyane. So, ngiye kohereza umushoferi uzamufata. anyicira mu maso nakoze Cut. Yes. Scene ya kabiri kuri episode ya 4 season 2. Action. anyicira mu maso nakoze ndabona najuranyakira sinjye wabikoze utari impamvu itumye nicaye ariko nijyo babara ibanga ariko uzi ko ujya wirengagiza yuko uriya ari umuhungu nkaba ndi umukobwa kuba uri umukobwa bivuze sinjye kandi umukobwa ari umuhungu bivuze ko twakinirana ariko nijyo babara ibanga ryahise nyiri mu buhe buryo ukenera gusaza ubu uraje ngo ukenere wabikoze ariko kuri mu bantu usaza nijyo babara ibanga twahuje ntabyo uzi ubwo ndagira ngo umenyeshe ko Kevin rwose ari umuntu w'ingenzi cyane kuri njye for sure
ntabwo ari ngombwa ngo ubyemere ntabwo uri umubyeyi ngo ubihe umugisha ntabwo ari ngombwa ngo ubishyire mu mutwe ubyizere nta n'uko nzi kugusanga kukumenyesha urumva washyushye uraje uritetse ngo uje kwa musaza wawe mwande se nanjye nagira ngo umenyeshe wowe abazimu baguteye ntibajya gushya bashya batangaje sheri wowe musaza wawe ireba ariko wowe uri kumwe na Kevin ndizi ntabwo nagira ngo umenyeshe ko umusaza wawe mu bakobwa yatereta cyangwa se yakobwa wowe nurimo ikindi cya kabiri ndakwemera kuri musaza wawe nimba nabyo bikuzana hano kereka ari ahangaha ko bari bubivuga nawe abaye ari hano wabimbwira ariko ntabwo we yabivuga wese ni iki ku buryo atabikubwira umubano wawe dufitanye ntabwo ntukazajye musaza wanjye ntabwo atabana nawe ariko bigeze kuri iyo sije abaye ari nawe ndakubona turaza twarakoranye nasi rwa musaza wawe ari mu ntoki ku buryo uriya ubona ari umuntu nashaka nsimugeraho wamugezeho yego mwana kare cyane bashyize ubayeho namugezeho kera bazubaye bakanuye gutya mva cyane cyera kwinjira ubwo twinjiranyemo umva reka narikanda byararangiwe ntagaruriro shariya nimba ariwe utegereje ujye uza rukahari apana kunsanga cut gatatu episode ya kabiri kuri season 2 action anyicira mu maso nakosa nakose ako nagusobanuriye kuri phone kandi nakosa nakose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga scene ikomeza action Kevin aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso am I recording yes action nakosa nakose nakosa nakose kuva ryari Kevin agira ati sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga nk'ukuntu hinduranya bose sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze niko bamwiza ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga uvuze ngo iki hanyuma ko mwambwiye ko muri tuzi baba baratanze disipurine bakibagirwa kugabanyiriza mushiki wawe aramarira anyicira mu maso mbikubaza nkandi nakosa nakose nakosa nakose waba uyifite se watomboka gutyo mu nzu y'iwacu wowe nari so ufite aramarira
anyicira mu maso nakosa nakose sinje wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyamba wowe uratinyuka ukinjiza buri mwanda wese muzajya mukundana uzajya winjiza sinje wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyamba siko nta n'isoni ugira abana sinje wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyamba cyangwa urasohoka uyu musaza ejo wawe hinjira asa mu kurongora yanandongora ariko nta kibazo please come on wambabare muya kurongora cyane it's meaning yuko atari musaza wawe baby my brother baby umuco w'iwanyu Ga, wambabare. bakwigishiye ko umusaza n'umukobwa bashakanye shaka twashakana kugira kuzana hano sigafite ikintu ntabwo iwacu batuzanira abantu nk'abo siko nari ngiki icyo kibazo ahubwo ufite icyo kibazo ako umuntu gusuka ibiti utasuka n'ubwonko siko nabikwereka se ko nabyo bisuka mbabara tumenyereye bitire mu nzu yanyu oh wow mbikwereke se bro uranzi neza mbabara suti isa nawe umukobwa n'umusazi niko tumutunze baramuroze hanyuma iwanyu inde baroze iwanyu mugira inzu inde mukajya baroze n'indera turi gushaka umuvugo inde baroze bro inde baroze inde bande eza action kuko baramuroze sibyo kati wawe mwate mnamufasha action ngiki abo mbora katugenze garandoze episode ya kabiri season 2 action sinje wabikoze meza gute ariko nijyo babara ari cyo bishaka ibanga ryahise kuzibwira riracyambaga yego gutababwira ni byiza aramarira turi gushaka ukuntu dushoboye kose anyicira mu dukoresha ibishoboka byose maso n'amafaranga dushoboka tuyatange nakose aramarira wagira ngo uri kubyumva anyicira mu maso ngo nakosa gusa ufite ikihe kibazo udushobora gushobora gukuramo inda akoze ngo nyine ndaguye kuri umuntu wese akuyemo inda akuri gusa uri kwirengagiza ko uri mushiki wanjye gusa uri kubyirengagiza uratekereza papa naramuka amenye ko twite ariyo mwana we none ari musaza wawe ubu ndamutse nkuyemo inda gusa kuki wumva ko ugomba gupfa uzana wose bakora amadukuna ari benshi uzi ko nta kintu baho komeza action sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga iyo umuntu akuyemo indangarapfa ubu se mfuye mfuye ngasiga musaza wawe nyine umva mubwire sibyo umva mubwire gusa nyine ndi musaza wawe nanjye ndi musaza wawe kumva ubure musaza wawe murumuna wawe kumva ubwo nanjye noneho uramutse unapfuye njye nakomeza kumwitaho murumuna wawe kandi uretse ko nta kintu na kimwe kibuze twamwitaho rwose murumuna wawe akumva umubwire tuzi ko bajya bavuga kuri radiyo ngo nimba uteye inda na musaza wawe ihutire gukuramo inda nimba uteye inda n'umuntu muri famiye yawe ihutire gukuramo inda ibyo ntabwo ubyumva ihutire gukuramo inda rero nawe turajya ahantu ku baganga bafite ubushobozi
bayikuremo neza and then ubuzima bwacu bukomeze. sinjye wabikoze ariko nijyo babara uzavuka ibanga ryahise uzi ko papa aramutse amenye ko unatwite gute se yakibaze ibaze sinjye wabikoze ushaka muri kigo meza action ibanga ryahise riracyambaga kubyara umwana akazaba igicupa ry'ibyishimo ibaze ko undi musaza wawe ubyara umwana ugasanga ahengamiye cyangwa afite akaguru kareba inyuma cyangwa nta kibuno agira akagicuza umugongo ubundi buryo bwagenda ariko ndakwemera ese ni ubuhe buryo bundi bumva bwakoreshwa kandi ngiye gutenda undi musaza wawe bishoboka koko ntabwiza ukuri ibaze noneho we iba keve ngiye mbe urive keve urumva nayibyara wowe iba keve noneho amubwira ngo ngore byara umwana wanjye mbwira wowe iba keve wumva ibyo ntibishoboka noneho ikindi kintu ngenda kugira n'ubwo ibaze papa aramutse abimenya uko yahita asara akagura situra agahita anapfa urumva dushobora kubaho nta papa dufite hejuru y'ubugoryi bwacu ndaba mbitekereza ntabwo ibitekerezo byo sinjye wabikoze uri gutinda kandi gutinda kikura umusore ushamuze kurimo yarakuze ntabwo bisa ko bazarigeza kugera ku muganga wize hari abaganga rega baba bazi gukuramo inda neza bazamutera ikimira mu byaro imikasi n'ibintu ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze muri season 2 action What's Sulom? Ushaka utandukana nande kuko ibi bintu bimaze kuba too much dora dushwana dora tuguruka duterana hejuru kandi turi abantu bakuru tuzi gufata imyanzuro ndumva nta mpamvu yo kugumya tubana duhatiriza aramarira anyicira mu maso nakoze ntabwo twabana ntabwo mu Kigali gusa uko biri kose ntabwo mbizi ariko icyo sinjye wabikoze ariko nijyo babara ikikuri wowe gusa we ntabwo birambuye basi ahubwo wumva bitamaze kuba birebire guhora dushwana tuguruka wowe biragushimisha ushobora kuba ari agahungu kari gushuka ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga ndumva nta mpamvu yo kugumya tubana duhatiriza ibintu twinginga nabivuze ndashaka gutandukana nawe ariko nijyo babara ibanga ako gasore nako muri gukunda ndagatandukanya n'ubuzima utandukane nanjye nawe utandukana n'ubuzima Seni komeza action ugatandukana nanjye anyicira mu umusore maso mukundana nakosa sinkavuge ngo usubiremo uri kumva neza uri kumva Yes. Seni ya mbere episode ya 4 kuri season 2 action wala blow kera kama kawaida bagakunda sinjye wabikoze
ariko nijyo babara kuva hano ibanga ryahise riracyambaga bisobanuye ko ugomba gututa umuco nyarwanda bikarangira sinjye wabikose kuburyo watangira kujya wivugisha ibintu ntazi byari ibyo biri mu mvugo bisobanuye ibyo ari uyu ryo turi wowe nande wowe nande iki n'abavuye n'aho bose sinjye wabikose iyo utangiye kumenyetsa ibyo ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga uranganya rero uri mu rugo rwanjye aramarira anyicira mu maso uri murumuna wanjye nakosa nakose uri mu rugo rwanjye nubyemera nakosa nakose kuva rero uranga aramarira anyicira mu maso turi mu nzu birinete wa nigirije umuhereno wagira ngo bizanyamaherena bashyiraho inka z'injerisi nakosa nakose nk'umugabo nkawe sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga ndashaka kukugisha inama kukugisha inama no kuinforma tusemproma kuko nta mpamvu yo kukugisha inama aramarira abagisha inama mu mutungo yanjye anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga riracyambaga sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga oya nanjye aho bafunshire gukora n'umugore wawe nta myaka myinshi nurusha aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose sinjye wabikose ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikose
ariko nijyo babara Action. Nari mu Rwanda. Sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga mutegereze riracyambaga ariko ntabwo tuzigera ugarukira nzi ko yahageze wari uzi ko nzi ko yahageze kutwereka kuganira anyicira mu maso usanga nakosa nakoze kakubera umwari nakosa wagiye kumuzanira igihe se bakuzanira iki aramarira ikintu nkuzanire anyicira mu maso konje cyangwa nakosa nakoze nakosa nakoze kiriya gicucu rero kibonye umuntu w'umukobwa kitanyika wigisha sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara Cut. Scene ya gatatu episode ya 4 muri season 2. Action. sinjye wabikoze ikihe kibazo ariko nijyo babara ibanga ryahise Kumwe kuri ya station yabaye amushaze. ko numva ibibazo biyoheje imagine twagana nje ntindi guhangana n'undi mugwi na mukeba wanjye umuntu anigira iwanjye ko ntazakunda I don't know why nakosa nakoze nakosa nakoze boyfriend wanjye baniga hari ngiye gushakira no mu basazi aramarira for the first time nza hano nahahuriye na shiri wawe nakosa nakoze bwa kabiri nje nakosa bwa kabiri nje akubitana na sister wawe atinda kunigira kuri musaza wawe ubwa gatatu warabiki ariko nijyo babara ibanga Se ushize niba nashaka ukabura ko wasanze kuba cyo utwaye. sinjye wabikoze Actually nuko ariko sister wanjye nijyo babara wambe nari mfite imwe yamubwiraga nabi yamushima. Actually nuko bashaka ko ngira umuntu dukunda ko sister meze. For sure. Naga bashaka nyine ko nagira shi. Abo yumva wewe nabo sister waragushaka naga nshaka ukabura mfuhira. ariko Abashaka nyine kumbura kuri ya gutya ese nawe. ibanga ryahise riracyambaga Aho nino by'ubukobwa bana gusubiza ko gabikiye badashaka ko basaza babo ngo basaza ngo bashatse ngo abagore ngo amafaranga ngo y'urugo ngo nihashirira sobaze ko babivugishwa se. Nino byakwe. uzamubwire ko nta kintu gushaka usinzira so please niba mu mutoza byanyu muzatuze na mushikani nakosa nakoze ko which is not go aramarira imisi ubwo ni gute ntarakara Okay, I'm so nyicira mu maso urabise ko ngomba. nakosa nakoze So byaba byose nakoze ntibizabura ko ngomba. Kubera ko sinzi impamvu muri abo bose harimo ikinyoma sure ariko nijyo babara urabona ko wamaze kubona impamvu nyinshi ibanga ryahise riracyambaga gerageza usaba akantu sinjye wabikoze ariko nijyo babara twagenda ryahise genda riracyambaga urashaka gutaha
hari ahantu twasohokeye gushakashaka sinjye wabikoze reka tuzageye ntabwo mbishaka nshaka kudusoma basi urya imbaga gusa ibanga ryahise Scene ya kabiri, episode ya 4 kuri season 2. Action. uribuka ko utigeze umbwira na rimwe icyatumye ugaruka aramarira anyicira mu maso nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara mu gihe cyose ibanga kigomba gukora umenye igikora kugikora n'umwanya wagikoramo action sinjye mu gihe cyose wabikoze utabasaba ariko nijyo ugomba babara kugikora naho ugomba kugikorera ibanga nta kintu uzavuga ryahise kandi uvuga ko atari ryo uzavuga nyine brother nyine sokazi I'm so sorry aramarira igihe cyose nizaba ari suri anyicira mu amaherezo maso ikibazo ni ntabwo nakosa ndikiva wawe kandi tubiba nakose aramarira anyicira mu maso yes ibindi byo nakubwiraga rero komeza kutuma muri twa dutenge tutampaye 12 nakosa uri vumbe neza turamukurura udushene twiza uwo mupira tureka ibi ngibi by'amanzanza gusa za feke no ntabwo umupira ariko aka kanya noneho urabona ko sinjye wabikoze ariko nijyo babara tuseka wazimenya ko ngira amagara none se nyine harabura iki kugira ngo ubyibuhe kubara bose wabikoze twe tukora umwanya muto ariko nijyo babara urabona ko tutakivuga ibanga ubona imbaraga nkeya ubona riracyambaga niyo magara yanjye aramarira anyicira mu maso nakosa aramarira anyicira mu maso nakosa kikuzanye kitari amaguru yawe nakosa sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga ntabwo ari mu rugo hano sinjye wabikoze ariko urashaka nijyo gutaha babara utahiye ibanga mu rugo iwanyu nahangana ryahise riracyambaga ikibazo ufite n'iki urahari na musaza wawe ikibazo ufite sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga
hari ikihe kibazo Sinone kabyibagiye nayo. Yes. Send ikomeza. Action. aramarira anyicira mu maso nakose ni ikihe kibazo cyane nakose aramarira anyicira mu maso nakose nabigiramo uruhare gute ntazi nibura n'icyamwishe sinjye wa byibuze se twari tunahirukanye ku buryo wambwira ngo ibyo bintu bifitemo uruhare yigeze nabikubwira se mbere yo gupfa arakubwira ati mwana wanjye dore ikintu nziza ni iki n'iki ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara Still rolling. Send ikomeza. Action. riracyambaga aramarira anyicira mu maso nakose byagenze bite aramarira kuza amaraso njyewe anyicira mu twavuze maso ninda Komeza. Camera recording. Action. kutangiye kumbisha nakose kukoza amaraso sinjye wabikoze birakomeye ariko nijyo babara ibanga ryahise uhorisha umunama riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga kugeza aho tumunanye agakuntu kameze gutya sinjye wabikoze kwinjira muri detaye zose ariko nijyo babara si ahubwo ashobora kuba ari umuntu uri kumukuruga mu mutwe akamushyiramo ibigambo byinshi cyane ntazi ibyo ari byo none se ibyo ari kuvuga ni ibiki ndabizi se ntabitubwire hamwe turi kumwe hano ese urabizi neza usibye ko wavugaga ngo n'umutima mwiza nakubujije kuva kera uyu mwana ubizi neza ko ari uwawe aramarira anyicira mu maso ariko ukagera nawe ukumva nawe kurengera wapeje deme akusubira wowe tumutiranye ahangaha n'umwana w'igitambambuga ntihita ayibona ko ari umukobwa wanjye aramarira anyicira mu maso reba ukuntu ameze reba utuzuru duhemeye nk'utu twanjye ibikiri bitandukaniye neza ndi kugira batari uwawe ntabwo yaba ari uwawe umuhe byose deni mugende yigire muri kwiza hari icyo utamuhaye no buriya ariko nijyo babara ibanga ibyo nabyo ibyo byitaho ushobora kuba ufite ihungabana runaka n'umutima mwiza wawe ubona ibintu byose muri kote positive sinjye wabikoze ariko nijyo babara uracyakomeje kugira ibanga ryahise umwana wanjye we yabihakana yabigira gutera njyewe iwanjye sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise hari igihe muri mukuru ariko hari ibintu ukora nkabona nta bushishozi washizemo wowe ushishoza urangiriye nawe ntabwo mpamvu akanya wenda reka mbigemo aramarira
kuko uri kwishamo amaso Cut. Ya kane episode ya kane kuri season 2 action. Sekebe. Igeze hari. Tesima. Tuze tuba twarabayemo nyine nk'abantu turi mu byatari kweri. Bagakwiye kumufata neza kuzi plan ufite. James plan ndayizi ariko nubwo uko turi kumukina Imana ariko njye nagiye kumukunda bisaka man uri gukina abana uri gukina tangiye kumukunda nkabona kubeshya erega man Lulu ni mwiza kandi afite man ubwenge bwinshi umukobwa mukuru man ubona nyine ko ejo hazaza bro nyine imyitwarire ye biri gutuma numva ko ngomba kumukunda bikururamo. Hanyuma se gahunda umufite niba gutekereza iki kuntu urukundo rushize imbere kandi uzi kuko mu byo twapanze byose ariko ndikubona kubona plan zose wazibagiwe urukundo rwakuganje Imana James ndabizi ko tumufite plan kandi tutarayikora tugomba kuyikora ariko man we ntabwo urisanga muri situation yuko ushobora gukunda umuntu utabiteguye maniga mwe nuko mukora ibiboro by'ibirara ariko mujye mwiga ko man umutima ari umutima nkubwira ikintu buriya rero kandi nkeka ko akagombye kubona cyiza ibintu dukora iyo hajemo ibintu by'urukundo by'amarangamutima ugomba kujya mu kazi iyo hajemo ibintu by'urukundo nakubwiza akazi ikibazo rwenge ntabwo meze nkaho kimeze nkaho se n'abandi mumeze kimwe ntabwo meze nkaho uba mubwire yaba byiza icyatumye mugaruka hanyuma bizaze ariko focus icyatumye mugwa mu pasi nicyo kintu cy'ingenzi kandi akubwiye urabizi ukunda guhura n'utubazo twa hato na hato utazongera kwisanga mu bibazo byinshi James utabyumva pe na gahunda dufitanye ndayizi ntabwo nahirengagije kubera ko uriya mukobwa nyine tumufiteho plan kandi ugomba gukorwa ariko bro uriya mukobwa ni mwiza man kuba ari mwiza niba muri kukubwira ngo byaba byiza uramutse ubikoze kubera ko byaza kugira atold kandi nakoze focus byatumye mbaho ibintu bizaza nimba ayo marangamutima y'urukundo udashobora kuba try your best okay James kangerageza nakosa bizakunde kandi nimukunda nyine nakosa twagiye iyi episode iri muri scene ya kane kuri season ya kabiri action ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga uziko kutisha n'abana b'uyu bose aramarira anyicira mu maso nakosa aramarira
anyicira mu maso nakosa nakose ufite abana bangahe nakosa nakose abo bavukana bangahe afite ibibazo by'umuryango arashaka kugira imitungo yose sinjye wabikoze ubundi wanyu ko mama we ariko nijyo babara ibanga ryahise riracyambaga arimo bureba sinjye wabikoze Send komeza action ahashyinguye mu gitondo urukuzi n'icyangombwa byibuze akamenya icyo cumi cy'imitungo ye nahita ndayibasira mu kazi iyi mirimo yo kwiga ku mazuba n'urukanirwa ku makompiyuta n'ibiki hakuze kuba amafaranga yaje ikigo cyose kirazima ibintu babisha amafaranga ntabwo bizi amafaranga ni byose ntabwo kagarura ako nabuze aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso ikintu kirenze nakosa nakose nawe byibaze nakosa nakose cut nagiye mushira aramarira anyicira mu maso nakosa nakose nakosa nakose aramarira anyicira mu maso nakosa nakose